Bakunzi ba Imbuzi TV, uyu munsi tugize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana mukunda cyane kandi akaba ari nawe muyobozi wa Imbuzi TV. Uyu munsi rero agiye kutuganiriza kandi atuganiriza ku ijambo yigishijeho, tumubazeho ibibazo, ndibaza namwe hari ibibazo mufite, muraza kujya muri comments mujye mubyandikamo kuko murabona turi live kandi mwe ntabwo muhari, ariko ibitekerezo muri bugire, inyunganizi byose mujye kujya muri comments mubyandikemo, ibyo mushaka kubaza, ibyo mwifuza ko twaganiraho, ibyo mubona by'ingenzi byose muze kubyandikamo, turaza kugira umugisha wo kuzajya tubisoma, noneho tuzajya twongera tubibasubize, kandi bizabagira umumaro, natwe bizatugira umumaro kuko ibyo munenze nabyo biradufasha, kuko kunenga nabyo ni umuco mwiza, bituma umuntu agira icyo akosora akagira n'icyo ahinduramo. Rero turagira ngo tubanze tumwakire abasuhuze, namara kubasuhuza anadusengere, ariko nabanza abasuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Muraho nshuti za Yesu, Imana ibamugisha cyane. Ngaho dusengere, iki kiganiro ukiragize abamarayika n'umwuka wera babe muri cyo, batuyobore mu kiganiro kigende neza. Karibu. Nyagasani, turagushimye ku nshuro ya kenshi kandi tuzakomeza kugushima ko tugiye gutambutsa ikiganiro inshuro izo arizo zose. Tugushimiye ko wabanye natwe kuva twatangira urugendo rwo gukora uyu murimo kuri iyi televiziyo y'Imbuzi ku ikoranabuhanga, ntabwo ujya udusiga utuba hafi. N'uyu mwanya umwuka wera nawe uyobore iki kiganiro, cyungure benshi ubumenyi, cyungure bene data kumenya no kunguka kumenya Imana, abaguye babyuke, abanduye bezwe, abananiwe basubizwe intege mu bugingo. Icyubahiro kibi cy'Imana ku bwa Yesu umucunguzi mwiza, amen. Urakoze cyane. Mu minsi ishize hari ikiganiro watambukije kandi icyo kiganiro cyaradufashije kuko cyari cyiza, cyavugaga ku rurimi. Ubundi kuki watekereje kutuganiriza ku rurimi? Ururimi nanjye sinari nduzi. Narubwiwe n'ibyanditswe byera. Narubwiwe n'ibyanditswe byera, ariko mbona rurakaze. Mbona n'urugingo dutunze mu ngingo zose dufite, mbona kugarura izindi ngingo byashoboka vuba vuba, ariko mbona kugarura ururimi ntabwo byoroshye. Mbona rero ruzabera abantu benshi umutego, nk'uko Imbuzi mu ijambo ry'Imana ribitubwira. Mpitamo gukora iyo nyigisho kugira ngo ubugingo Satani yigaruriye natwe tubuhindurire umwami Yesu. Jewe nibajije ndavuga kuki utatwigije ku jisho. Ijisho ko ari ryo rikora akazi gakomeye. Kuki utatwigije ku jisho ugahitamo ururimi kandi rutanagaragara, ruba ruri imbere mu kanwa umuntu yarufungiranye, ugahitamo ururimi. Ariko umuntu yabikurikiranye cyangwa uraza kubitubwiraho, utubwire ururimi uko numvise ufite ukuntu ruvuga, numva koko numva n'umuriro, ni nk'umwambi, ni nk'isasu. Isasu ukoramo gutya mu mbarutso rikaba ryagiye. Rero numvise ukuntu rivuga, uvuga ururimi, ntiwibaza kuki utavuze ku jisho ukivugira ururimi. Yego, aho rero ni naho bikomereye. Management y'izindi ngingo irashoboka, ariko birakomeye cyane gufasha ururimi kumera nk'uko rubyusa, kuko ubu ubona ururimi nta bushomeri rugira mu gihe icyo ari cyo cyose. Ubona ko turi mu gihe cya COVID-19, n'igihe twari turi mu kato, muri guma mu rugo, aho twari turi izindi ngingo zose nyine zari zigumye hamwe, ariko ururimi ntabwo rwabyemeraga. Umuntu yababaye, ururimi ntirubyemera, rwo rukomeza kuvuga. Umuntu yashonje ntirwaceceka. Donc ruhora n'urugingo ruhora rukumva rushaka guhora runyeganyega iteka ryose. Ikintu cyabwo rero kinatangaje nk'uko ubivuga, ruri hagati y'urwase rwo hepfo n'urwo haruguru. Byakabaye byiza rwose umuntu akarumanya amenyo, ariko kubera imbaraga rufite, imbaraga rugira, ntabwo rubyemera. Niyo mpamvu nabonye ko ari byiza ko turuvugaho.
ijisho ushobora kureba hirya, ijisho warigarura kureba ibintu ariko ururimi ni nk'ako kanya ukuza ugira utya ukarasa nyine umwambi ku kibiri, mbese ni nk'ako kanya. Niyo mpamvu intumwa Yakobo yaruvuzeho bitangaje. hari ukuntu uvuga ururimi ukagira ngo hari aho wahuriye narwo mwarimu karari, kuko buriya nta ntambara z'ururimi wahuye nazo zatuma rwaragukomerekeje, bigatuma ariyo mpamvu ari rwo watekerejeho cyane kurusha uko watekereza ku jisho, kuko ijisho naryo rijya ricumuza. kandi jyewe ndabigereranya, umbabarire ubyumve, ijisho cyane cyane nk'abagabo, abagabo benshi bajya mu buraya, bajya mu gusambana, bajya mu bintu nk'ibyo byose bibi, mu by'ukuri baba babarebye akareba akavuga ati agacumura, ngo yarebye amabuno, ngo yarebye uwambaye ubusa. Kuki utavuze kuri iryo jisho wowe ukibanda ku rurimi? Ari intambara rwaguteje. Mu by'ukuri ni uko abantu b'abanyamakuru mwenderanya ntabwo ngewe ubundi naringambiriye mvuga ururimi nyine, ndashaka guhugura bene data, kandi nta muntu ubaho utavugwa, ariko by'umwihariko ururimi ku buzima bwanjye ndaruzi. Ururimi ku buzima bwanjye ndaruzi. Ubu ururimi higeze kwirema itsinda umunsi umwe, naratangaye, nabonye Satani afite umugabane munini mu madini w'abantu bazarimbuka. Hirema itsinda bitewe n'impamvu abantu dukorera Imana, ushobora gukorera Imana umuntu yakurora 6 utanihamagariye, utinginze, zitangwa n'ijuru, bakavuga bati mureke tumuremereho urugamba. kandi n'uwitwa Yeremiya bigeze bavuga bati uyu Yeremiya, uyu muntu wari uhanura ibintu bimeze gutya kandi bikaba abantu bakabibona, hora tubuza amahoro atubwira ngo Imana yavuze ngo mureke ibi, ngo mureke ibi. Bati nimureke twireme itsinda ubundi tumukubita ishashi y'ururimi. Nanjye rero narabibonye rwose. ubu ngubu abantu bigeze kuvuga mu mwaka w'ibihumbi 2010 barema babwira abantu bati Kararisa ni umusazi, ndetse rwose ngewe ndi muzima uko turimo kuvugana tunarebana. Uhereye icyo gihe kugeza uyu munsi uyurora ndi ngewe. Ariko byaremewe umujyi wa Kigali wose, kuko twakoreye Imana ahantu hagutse, biratambuka bifata no mu ntara, ku buryo hari urusengero n'uyu munsi ninjiramo bakavuga bati wa murwayi, wa muntu none se yaba yarakize, byaba byaragenze gute. Ibyo byaje gufata intera ndende kugeza ubwo hari abapasitori banabifungiwe. Rero ururimi buriya nararwise, ururimi ndaruzi. Abantu binjira mu nsengero bafite indimi batabasha kugenga, noneho dore ukuntu Satani abaroha binakaze. Rero umunyamakuru, ndagira ngo nkubwire ko babeshya n'ibintu mu mategeko byabakatira penal neza, bakabakatira bikurikije amategeko. Ntibazi kumenya ngo iki kintu ubundi ninkivuga kirangira aho ngaruka ki ku bugingo, kirangira aho ngaruka ki mu mategeko, ko ndi mu gihugu kigengwa n'amategeko. Rero ni abantu ururimi nabonye ahantu rurema ikinyoma kigafata, bakaguharabika, bagakora icyo bita lobbying, bagakora meeting, bakaguharabika. Usibye Uwiteka wenyine uba ahagaze ku buzima bw'umuntu yahamagaye, uba ahagaze ku buzima bw'umunyamuhamagaro, ariko neza bagusibugasibika. Ururimi rero ndaruzi cyane, nubwo wenda ntabivuze ngamije kuvuga ibyo, ntago nigeze nigishanga mpereye ku byo navuzwe. Ingenero nk'umushumba, nk'umuntu ushumbye umukumbi wa Kristo kandi mugari, narabibonye nyine ko batazi kugenga ururimi rwabo. Hanyuma ni byiza ko rero mbaburira, nk'uko televiziyo yanjye yitwa, bakwiye kumenya ko ururimi ari umutego ukomeye uzababuza kujya mu bwami bwa Kristo. Nibahuguke rwose kandi bihane, Imana ibagirire neza. Ubundi ijambo ry'Imana ivugwa kenshi umva ari ku Bayisiraheli, ariko usanga iyo umuntu abihuje n'ubuzima bwe yanyuzemo, usanga nabyo bifasha abantu. Niyo mpamvu narinzanye icyo kiganiro mvuga nti wowe nkawe ururimi rwakugezeho ngaruka ki. Cyakora ubimbwiye neza, umbwira ukuntu abantu bahimbye inkuru bakugira umusazi neza birafata, abantu barabyemera. Ntabwo ari we wa mbere waba uhimbiwe, buriya na Yesu baramuhimbiye.
buriya Yesu baramuhimbiye. cyane kwera Eh? ni nacyo cyankomeje. Uzi ko Yesu ubwe yabanaga n'abigishwa be bamuzi neza ariko bakavuga ngo ni Beelzebuli. Beelzebuli ubwo rero si igitangaza uri umukozi w'Imana. Ubwo niyo mpamvu nari mbikubajije, ntabwo wigishije ijambo ugira ngo wihimure ku bandi, ahubwo biradufasha nk'abatabizi. Ahubwo jyewe ndibaza ubwo abantu bari bagambiriye iki? Kugira ngo bakwite umusazi cyangwa umurwayi wo mu mutwe, katubere ko tubyivuga. Tubana n'abantu mu nzu y'Imana. Pawulo yabavuzeho arimo guhugura itorero rimwe, bameze nk'inkuge zimenetse. Bavuga ko cyangwa se ibyanditswe byari bivuga ko bafite amagambo aryana nk'ibisebe by'umufunzo. Yagiye abavuga abitwa ba Humenayo, abitwa ba Fileto, urumva? Abitwa ba Fileto, aravuga ati mwene abo bantu tubameze nk'inkuge zimenetse. Ntabwo nzi impamvu baza mu nzu y'Imana, kandi pe Imana bazi bareba ko Imana si umupolisi w'abantu. Imana umuntu yamuremanye amahitamo, guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Iyo bakwinitse rero muri Yorodani n'ubusambanyi bwawe n'ubugambanyi bwawe n'ibindi byo byose ukegera ifunguro ryera, Imana ibirora kavuga iti nyine uriya yagize amahitamo mabi nta kundi. Mwene abo bantu rero babaho, Satani ababatumye abahaye misiyo yo kugirira nabi abakozi b'Imana. Nababonye henshi hakaba umuntu ugira amahoro make iyo atarimo kurwanya umukozi w'Imana aho ari, ukabona ntatekanye amahoro yewe n'ibyishimo bye, ukabona ni igihe yaremye intambara mu nzu y'Imana, mu matsinda uzi ajya aba mu nzu y'Imana, mu kidiyakoni, mu baririmbyi n'ahandi, ukabona wagira amahoro n'ibyishimo iyo yaremye ibintu by'intambara. Rero natwe abakozi b'Imana hari abantu Satani ashyirira mu nzu y'Imana kugira gutyo, kugira ngo baduce intege tureke gukorera Uwiteka Imana. Icyo nshatse kubaza rero, jyewe ndibaza, ese wari ufite sikise cyane, wari ukunzwe cyane, ari ukugira ngo baguce intege? Hari uwo mwari muhanganye washaka kugira ngo ajye muri pozisiyo yawe, bari bagamiriye iki mu by'ukuri kugira ngo umuntu amenye ati kuko wowe byabayeho buriya amakuru uba uyafite yose? Bitandukanye n'undi muntu wabyumvise abyumva igihushuka, kuko hari abantu bumva igihushuka bakabara inkuru bo batanahagazeho kandi bakayivuga cyane. Wowe iyo ugenzuye ubona wari ufite sikise cyane muri icyo gihe ku buryo bagira ngo baguce intege udakomeza sikise yawe itagaciro, cyangwa pozisiyo wari uriho bifuzaga ko bayijyamo, ubundi bari bagambiriye iki? Mu by'ukuri ndagusubiza pe, ariko biri bungore kuko ubuhamya bwinshi ngewe ngira nubwo kubabazwa n'abantu, nubwo kugirirwa nabi na bene data. Bityo rero kuko nabo mba nshaka ko bazabona ubugingo buhoraho, nkanga gutanga ubuhamya ngo badakomereka, ngira ngo ndebe ko nibura bazasubiza ubwenge ku gihe, bakabona ko bakosheje, hanyuma bakihana rwose. Nanga rero kubyerura, urambabarira ntabwo ndi bubyerure, kugira ngo bene data nabo ndebe ko nazabageza imbere ya Kristo bishobotse, niba babikunze. Niba babikunze. Twe rero nk'abanyamakuru cyangwa abantu bakora uyu mwuga, ntabwo tuba twifuza kugira ngo ube wavuga izina, kuko iyo uvuze izina nibwo umuntu akomereka. Ariko hari igihe umuntu akora n'ikintu atakizi. Oya munyamakuru hari igihe umuntu akora ikintu atakizi. Abasasi bari muri aya matsinda nyine tuvuga y'abantu baba bari zamani mw'idini. Reka mwisubirize cya gisubizo. Yego, twari tugiye gukomereza ururimi. Mubwire ukuntu byari bimeze. Yego. Icya mbere umushumba bamusamiraga hejuru bakamubwira bati rero hano nta wundi muntu ugira ijambo, ni mwarimu Clarisse, niwe uvuga abantu bakumva. Ubwo rero nuramuka utirwanyeho rwose ntacyo uzabura icyo hano, uzabura akadomo. Ngewe cyagusetsa ntabwo nabaga nanabizi, ntabwo nabaga mbizi. Ngewe numvaga ndi mu murimo w'Imana, igitekerezo ntanze ubwo nabaga ntanze igitekerezo kizima, bene data bakagishyira mu bikorwa, nkaba nzi ko ndi mu murimo w'Imana full stop. Ariko nza kumenya ayo makuru
noneho ntangira kubona ibintu bya menasi ni ukuvuga mwene ayo matsinda rero yabonye abayobozi bayashyigikiye bakayashyigikira bakabumva bakumva ubwo buswa bwabo n'ubuyobe n'ubugome bari mu mitima satana kugiraho imbaraga icya mbere rero 6 ubwo yari ihari urumva sinayirataga sinanizi ko nanayifite naje kubimenya nyuma nyine bagenda bampa amakuru ubu tuvugana hari na bake baje bamanika amaboko arangwa ati mwarimu Clarisse tugirira imbabazi narazibahaye urumva hanyuma icya kabiri wavuze rero hari n'ukuri nabonye gukomeye iryo tsinda ritashakaga ko kumenyekana kavuga bati reka dukora uko dushoboye tumwite umusazi hanyuma igihe azaba bivuze uzabyumva wese azavuga ati ni ibinyaba n'ibinyasazi munyamakuru ndumva igisubizo naguha n'icyo rurimi ndaruzi pe ubwo uvuze ururimi ukurikije uko bitubwiye twumvise byaratewe n'ishyari ni ishyari ryatumye ururimi rutwika aho wari uri abantu bose barashya nawe uhiramo reka nkubwire ingaruka yambabaje n'uyo nyibutse ndarira n'ubu ndababaye bene data nigishije babizera bashya bababwiye ko umva sinzi gusubiramo inkuru n'icyo kibazo cyanjye kuko ururimi rwanjye ngewe nduvugisha ibikwiye kuvugwa ntacyo uvuga ibyakubayeho barababwiye bati rero ibisazi afite birakaze ibisazi afite umuntu nihagira n'ujya kumurambikaho ibiganza wumve tageti bari bafite amagina murimo arahita amuvamo abajyemo ubwo urumva politike barimo bakina barimo baravuga bati ntidushaka ko hari n'umugeraho ngo avuge ababwire ukuri kw'ibihari urumva abana rero amatsinda nka 3 2 baravuga bati nimureke tugwe bamvise bumva ingaruka mbi bigira ndabyumva baravuga bati nimureke tugwe babivamo baricara bajya inama ariko bakora ikintu kimwe mwuka ari basigariza ikintu cyanejeje baravuga bati dore impamvu yo kugwa mwarimu Clarisse urukundo twabonaga Imana imukunda urumva je simba nduzi ariko harundebera inyuma akabona Imana irankunda baratura bakabona Imana iradukunda mwarimu Clarisse yari yuzuye imbaraga z'Imana nyinshi bati imbaraga z'Imana yari afite n'urukundo Imana yamukundaga niba ari ukunguko bimeze twese turibeshya ntawe uzashobora satani bati mureke tugwe bavuga amazina y'inzoga bagiye kunywa ati ndanywa Skol ndanywa Primus ndanywa Mitsingi ndanywa Vuduka ya mazina yose uza aba mwisi ntanazi amenshi ariko havamo umwana umwe arambwira ati mu bintu mwari mugiye yanyigishije Clarisse atarasa yaratubwiye ngo ntitukemere ikintu icyo ari cyo cyose tudafitiye gihamya simusiga bati none twebwe turamutinya reka turebe uwitwa bafatamo umusore umwe bati wowe twibuka ko yakwemereye ko akubera mama wawe akazagufasha wowe ugiye kenshi genda uturebere koko yarasaze nutugarukanira inkuru koko ko ibyo byabaye batumva bati mwe muzishyize hafi aho ngaho yaraje yinjiye ndamwakira abona nanjye umwakiriye muhakaribu ndamwakira mu muryango mubaza icyo afata ariko yicara ku ntebe hano ku ruhande utamusarana yarambwiye ati yewe naravuga ngo nicara ku ntebe yo ku rugi hafi ku buryo ibidayimoni n'ibigufata bita nirukanka utanyikubitira hanyuma rero hashira umwanya musabiye umugisha turasenze hashize umwanya arambwira ati none se shanga nyitaga shangazi none se shanga ko barimo kuvuga ngo warasaze koko ndaseka ndatembagara ndamubwira noneho ntago mbizi ko nasaze burya umusazi n'umubona mu muhanda abaturura twabazima akabona nitwe barwaye akibaza ahubwo ikintu twabaye kikanamushobera none umusazi ntabyimenyaho abimenywaho n'abandi wowe undeba narasaze kuko narasaze ntabwo tsiko nkurankabona ni ibisanzwe nanone ndaseka ndavuga noke none kuko niwo nari ibisanzwe niko bimeze ntinange ndimo kubyumva barimo kubivuga
ariko ntimukite ku bintu mudafitiye gihamya. Ubwo niba uje ukimenyera inkuru mamo amakuru rero yuko bababwiye ibidayimoni mfite n'ibintu byose nuko baragiye abagejejeho inkuru nziza, baravuga bati umwata ariko ngewe n'ubundi nari ngifite ingingimira. Ubu se kuko umuntu ukundwa n'Imana nka mwarimu Clarisse, umuntu ukora Imana yasara shati. Bavuga aho hantu aho nakoreraga umurimo ariko n'ubundi hari hano, ahubwo batangira gutekereza ngo bahafi. Ariko bampamagaye mbagira inama, ndavuga nti ntabwo ubutari ukuva aho hantu, nta hantu ibibazo bitaba, rero mu by'ukuri nuko nguko byagenze. Ariko pe byagize ingaruka ku buryo nirwaga umujyi wose nigisha ibyiciro, amaretra acicikana mu bayobozi banjye, bantumira kujya kwigisha. Ikinyoma gisandara umujyi neza, barababwira bati yarwaye mu mutwe. Icyo gihe nawe wariheje, kuko bivuga ngo abo bana bikoranya bakaza kugusura, bivuga ngo nawe ushobora kuba warumvise iyo ntambara nawe ukiheza, bigatuma Satani abona icyuho. Ntabwo niheje, ahubwo nafataga uko narwanaga intambara uko mbona imeze. Kubera ko ari intambara irimo abayobozi banjye bifatanyije n'iryo tsinda rya crée icyo kintu. Icyambere ubyumve ko ari intambara ikomeye, ntabwo ari intambara ntoya. Ntabwo arwa n'umuyobozi ngo byorohe. Nahinguka nyine umuyobozi wanjye akanconcomera, kabwira amagambo mabi, akandeba nabi. Nabona ndeba nabi, nkaba nigiriye ku ruhande gatoya, minsi 35 mu cyumweru, nagaruka nabona kindeba nabi. Gutyo yewe n'ubuhamya burebure, yewe umunyamakuru, nakubwiye ngo sinshaka kubyinjiramo kuko hari abantu hano bakorwa n'isoni. Gusa kandi sinshaka ko bakorwa n'isoni, ko nge bashatse kuzinkoza birabananira, ko nta mwana w'Imana ukorwa n'isoni. Umuntu wiringira Uwiteka ntajya akorwa n'isoni. Nakomeje kubikorana umurimo n'uyu munsi ndi umuvolontaire. Yewe nahisemo kuba umuvolontaire iyi reforme itaranaza. Nahisemo kuba umuvolontaire iyi reforme itaranaza, kuko rwose pe ayo makuru ntigeze ahosha imyaka 11 irashize. Ukumva abantu bandi bavuze bati ko abantu n'abasazi. Icyo natambutsaga ibiganiro by'umuryango kuri radio nkora ivuga butumwa, amaradiyo akiri 3 mu gihugu, abantu bagategereza ijambo ryancika ry'ubusazi bakariheba. Ibiganiro ranga bagategerezamo ijambo ry'ubusazi bakariheba. None bamwe bakirema icyizere bati nta kibazo, ariko abandi bakababwira abantu bati reka ati buriya biba byacubye. Munyamakuru rero ururimi ngewe ndaruzi ndetse na cyane. Iyo mbwira abantu gukizwa kuri rwo, ndabizi ko abantu benshi bazajya gihinomo. Gusa icyo twebwe bidufasha nuko, cyangwa babyumvise icyo bibafasha nuko bamenya ukuri. Ni ukuvuga ngo umuntu yakubeshyeye yarangiza akamenya ukuri ari wo kwivugiye, nawe wari warakomeretse nawe aromorwa. Niyo mpamvu nakubazaga, si ukuvuga ngo wenda turabivuga kugira ngo tubabwiriremo, ahubwo turabivuga kugira ngo ababyumvise igihushuka none bamenye ukuri nyako. Bose rero kunari intambara ikomeye, nakubwiye ngo umuntu ugufiteho ububasha kandi idini iyo ryamaze kononekara rikagira abayobozi bameze nk'abafarisayo n'abasadukayo n'abigisha amategeko n'abanditsi Yesu yagiye abavugaho, umunyamakuru w'umukristo, haba habaye ikibazo gikomeye. Kuvuga barica bagakiza, bararenganya, baca imanza zibera zigoramye, barenganya abari burenganurwe. Donc icyubahiro, amazina n'amatitire niyo baba bashyize imbere, inda zabo nizo baba bashyize imbere, iby'umurimo wa Kristo nta biba bihari rwose. Ubwo rero wari unyoboye yarananyirukanishije, ariko ageze mu nama yo kunyirukanisha, rubanda rwose rurabyema, ariko havamo abantu babiri, abashumba babiri. Umwe aravuga ati none se yakoze icyaha cy'umutima ko aricyo kirukanisha umuvugabutumwa. Aravuga ati ntacyo, ati barimo kuvuga ko arwaye mu mutwe, ati barimo kuvuga ko wowe se uravuga iki kuri umuyobozi we, baramusuye bimeze biti. Aravuga atoya, ati mbona ati harimo ikibazo. Aravuga ati ariko mwitonde, ibisazi nabyo ni uburwayi. Niba koko arwaye abadayimoni, mushakire abanyamasengesho bamusengera Imana.
cyangwa se niba arwaye mu mutwe mumufate umujyane Karayesi bamufashe bamuvure. We ngo yongeraho n'ijambo aravuga ati igihugu cyaciye mu bintu bikomeye niba ari na toroma afite ni mu mutware bamukorere counseling ushaka ba kansara bamukansorere. Undi aravuga ati ariko se ko nge numva ntazi ibyo ari byo, ni babiri bavuze bonyine n'abandi bose bari babyemeye. Undi aravuga ati ariko se ngewe ubu tuvugana ko ejo hashize namuvugishije akanyitaba ari mu rugo n'umutware nkamubaza amakuru akambwira ko bari amahoro mu muryango. Aravuga ati ibi bintu mubirebe neza hataba harimo ikindi kibazo cyihishe tutazi. Urumva? Yewe iyo ntambara narayirwanye mbonye neza ko nta ntambara itanesheka. Nta ntambara itanesheka, abana b'Imana bagiye bakomera kandi bahumura. Hashiraga ni ibintu byazaga periodiko mukajya kubona ukabona hashibutsemo ikindi kintu. Nubwo nibuka ko uwo mupastori nakubwiye wafunzwe yafunzwe hashize imyaka 5 icyo kintu kivuzwe yaremyemo urundi runtu rubi rukaze rw'inkazi, arakurikiranwa aranafatwa bamushyira no muri gereza, hanyuma avamo mu gicuku sinzi uko ubwo byagenze n'uwamya burebure aragenda ajya mu mahanga aratoroka. Numva rero munyamakuru kururimi abantu bajya mu nsengero niba atarwitondera ruzabarimbuza. Ndabakunda hamwe n'umutima wa gishumba, nibihane tuzabona ubugingo buhora. Ururimi ndaruzi. Ubwo uvuze ururimi mpita ntekereza abantu bajya bagahanura ibikomeye, bagahanura amarangamutima, kandi nawe ujya ubabona cyane. Ujya ubabona. Hari n'uwo twigeze kuganira tubwira inkuru ukuntu yagiye mu rugo rw'abantu, none hagezeyo ngo atekereze ukuntu ari wakura amafaranga biramuyobera. Yigira umuhanuzi. Arangije avuga ati hano barabaroga. Ati n'ikimenyimenyi murebe muri iyi ntebe. Naho yazanye ngo akagufwa agacengeza mu musego w'intebe yari yicayemo. Bahera ngo ku ntebe hirya basaka iyo baza kwigeraho nyuma y'indi yari yicayemo bagakuramo. Arangije aravuga ati ntimureba barabaroga. Arangije ati kugira ngo ibintu tubihagarike nuko mwakohereza amafaranga nk'abaheza n'umunyamasengesho. Ahamagara mugenzi we biziranyeho, araza arangije avuga ati jewe kugira ngo mbasengere nuko mutanga miliyoni, amafaranga bayabakuramo. Ubwo nk'abo ngabo barisha umurimo w'Imana. Hari abo tujye twumva basaba amafaranga ngo Imana yababwiye ngo niba datanga amafaranga ngo irabahitana. Ibyo byo bivuga iki? Byo si ururimi, si rwa rurimi twavugaga. Nguru rwa rurimi Yakobo yavuze ati nagashashi gato gashobora kugira nawe mu kanya nkako guhumbya. Urumva ari uwo muryango ugize ibibazo icyambere, ubaye traumatize, barababeshye ngo barabaroga. Imitima igiye mu mutwe, umutekano urabuze. Ubwo batangiye no gukeka abantu bahaza, ururimi cyo rukora. Batangiye n'abantu bahaza, batangiye gutekereza bati ibyanze bikunze buriya ni kanaka tu. Urumva ururimi cyo rukoze. Ikindi umutungo wabo rurawubanyaze. Urumva? Ikindi uwo mupagano ukwiye kwihana wapanze icyo kinyoma arapfuye, ubugingo bwe buratikiye. Buriya rero ubugingo rw'ururimi ni ikintu cy'inkazi, ariko by'umwihariko abajura b'abanyamitwe mu madini. U Rwanda ndarureba nkumva, u Rwanda ndarukunda ariko nkumva rurambabaje. Reka nkubwire mu ruko nagiranye ikiganiro na Dr. Antoine Rutayisire tuvuga kuyoboka Imana n'igihugu. U Rwanda rurambabaje kuko ubundi baho rwari rugeze, hari hageze ngo rukizwe n'iyoboka Imana, kuko inyigisho zindi zisanzwe za societe zaratanzwe, abantu baranumva bashyira no mu bikorwa. Urabona turi mu gihugu cyubatse, gifite isuku, gifite abantu bize, gifite ibintu byose. Ariko imitima yabo irarwaye, Satani arayifite. Urumva? Igihe Satani afite imitima rero y'abantu ayifite, ayikoresha ibyo ashaka, n'ibyo umuntu yagezeho umwanya umwe byasenyuka bitewe n'imitekerereze mibi. Ni ukuvuga n'uyu munsi u Rwanda rufite ikibazo. Niba amayobokamana arunze insengero ku zindi, harimo abantu b'abanyamitwe bashyira indi imbere
badashyira inyungu z'umurimo wa Kristo imbere ngo tubwirize abanyabyaha kwihana. Iyo ndebye u Rwanda numva rumbabaje. Ubwo wowe uravuga nzi byinshi ku banyamitwe, ngewe ntabwo sinabona ikintu mvuga. Aya madini ubona hafi ya yose, ntabwo ari yose, harimo bene data bakorera Imana pe. Ariko munyamakuru ndakubwiza ukuri ko ari ikibazo cy'ingutu, ariko Kristo arahari kandi aracyadukunda, turacyarimo gusenga, dutegereje icyo azadufasha. Ntacyo dusoza rero turagira ngo ubutaha tuzaganira ku kiganiro cy'abanyamitwe bo mu nsengero bose. Abanyamitwe bo mu nsengero Bazi cyane. tuziganira ku banyamitwe bo mu nsengero. Ariko dusoza turagira ngo ugire icyo ubwira abadukurikiye n'abadukunda nk'impuguro, kugira ngo twumve mu magambo make, kugira ngo twumve ururimi tugomba kwirinda uko rumeze, kuko hari n'ururimi rw'ibyiza, hari n'ururimi rw'ibyiza, kuko umuntu niba aguhanuriye ejo ukabibona, ubwo si ururimi rw'ibyiza se? Cyane. Ubwo rero twirinde inyigisho yanjye niba warankurikiye neza, navuze icyo Salomo yaruvuze. Yaravuze ati ni igiti gikiza. Ubwo rero tugomba kugira, hari igikiza hari n'icyica. Yego. Mu bintu bibiri habamo negative na positive. Ubwo ni ukuvuga ngo twavuze ururimi rwica, ubutaha tuzavuga ururimi rwiza narwo, sibyo? Dusoza rero turagira ngo ugire impuguro cyangwa impanuro utanga muri iki kiganiro. Rwose ku musozo ndabwira abantu bo mu nzu y'Imana. Iyo mvuze inzu y'Imana simva mvuze urusengero rumwe. Ni umuntu wese wagize amahitamo yo gukurikira Kristo, akagira urusengero agira ahitamo ruzamufasha kujya mu ijuru, atavunitse, akafatira inyigisho, akafatira impuguro. Nibamenye ururimi icyo ari cyo. Umuntu ajya avuga ibintu yagenzuye, avuga ibintu yahagazeho, avuga ibintu afitiye gihamya mu buzima bwe bwose, kuko uyu munsi dufite n'ingorane mu ijanisha ry'ingo zirimo gusenyuka, mu madivorce harimo n'abakazarusenye baturuka hanze bagateranya abagabo n'abagore, kandi bagasenya pera ugasenyuka, bagakora divorce. Rero ni ikibazo gikomeye, abantu barumenye, abumva icyo abavuga bamenye uko bamenya ayo magambo nuko barobanuramo ameza n'amabi, abandi bamenye uko basohora amagambo mu kanwa kabo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ndabasabira abakunzi bawe umugisha n'abadukurikiye bose. Uwiteka Imana isumba byose, uha umugisha bene data bakurikira iyi televiziyo y'Imbuzi, umuntu wese ku mpuguro dutanga ku biganiro byiza birimo inyubakabugingo, umuntu wese ujye umuha kumva ijambo ariko ashyira no mu bikorwa. Iyi ntumwa Yakobo yavuze iti ntabwo ari ugupfa kumva iryo jambo gusa, ahubwo no gukora icyo ijambo rikubwiye. Uwiteka uhabwe icyubahiro kuko ukomeje kwagura ubwami bwawe, ubwa Yesu umucunguzi mwiza. Amen.